ubwo ishyano bararibonye nyine bazaribona. Wowe rero icyo ugomba gukora ni ukudatinda aho bakugushije, ongera ushake kubyuka. Abakugusha bo barahari. Noneho icyo utagomba gukora rero ni ukwemera ibigusha byabo ngo uryame aho bakugushije. Komeza uhaguruke, nubwo wari ubagiyeho si bo washakaga, wajyaga kwa Kristo, sibyo? Njya nkunda kubwira abantu, bene data bamwe n'abayobozi banjye twari turi kuganira ejo bundi, ndimo ndabasetsa mbabwira nti muratuyobora n'ibyo mumuhamagara, ariko ntimuyobora intego y'Imana kuri twe. Birashoboka ko umuntu yakuyobora mu muhamagara akaba yanakuyobye, ariko ntiyayobye intego y'Imana kuri wowe ikiyirimo. Ntago bikunda. Wowe yigumane, uyigumemo. Numara kuyigumamo Imana izayisohoza. Aleluya. Kubera iki? Mariya Magadalena abyuka ku gituro, Yohana na Petero bari bakiryamye, ariko ntibyatumye Mariya atajyayo kandi siwe mwigishwa. Ubundi hari ibicumuro hakaba n'ibyaha. Icyo cyakunaniye ubwacyo ni umwuka uri kukumvisha kugira intege nkeya. Sinzi niba uri gutaka ngo utabarwe cyangwa uri kugisha inama ngo uyigirwe. Sinzi niba uri gusaba n'amasengesho. Sinzi ubivugira iki. Ariko niba ari kamere biri kwivuga ibigwi kugira ngo ugushe abo muri kumwe cyangwa musangire ingeso, aho uri umupfu. Uwo muntu ntakwiriye kuba inshuti yawe. Jewe ngira inshuti zinyemera da, none se niba utanyemera turagendana mu biki? Iki ni igitangaza. Iyo umuntu mubana atakwemera aberaho kugaragaza ibyo udashoboye. Ariko uyu munsi nta muhamagaro ukiri mu itorero, ahubwo hari umukozi mu itorero. Noneho aho umuhamagaro uri, ababyarwa benshi bazababona. Hanyuma aho abakozi bagwiriye bazabona umusaruro. Kandi byose birakenewe. Ari amafaranga arakenewe, ari abakizwa barahari. Yesu azakuramwe abakizwa, abakozi nabo bazakuramwe amafaranga. Icyo nzi cyo nuko itorero rya Kristo ritazigera rihomba mu isi. Uririmo wese mu ruhande arimo azakuramwe icyaryo. Ushaka abakizwa nukuri umunyago tuzawubona, n'ushaka amafaranga azayarya. Biterwa n'icyo ufana intsinzi yirimo. Kuko twabaga dufite intego nziza afita, tunahuje. Umuyobozi n'umuyoborwa babaga bari kombine bahuje. Ariko uyu munsi uzambariza umuyobozi n'umuyoborwa, ikiri kubahuza uyu munsi ari iki? Biri kure cyane. Uretse ko hagati harimo umusaraba wa Kirisito, tuzawuhuriraho nyine tugiye gupimwa. Ariko kiriya gihe twari hamwe, hari ikamba ry'umwuka. Abantu bari bafite guca bugufi, kandi ikindi cya kabiri itorero rya Kristo ryari ritaragibwaho igitutsi, bene ryo bari batararitukisha. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo. Icyo nicyo irya none rizira. Kandi ntawe ujya ufunga urugi rw'inzu atinjiyemo. Ntago bishoboka, ntiwafungira imbere urugi utari imbere. Ntibikunda. Igituma rero ububyutse butaboneka ngo hongere gukizwa abantu binjira mu itorero, ntabari imbere bakingiye imbere nyine. None si cyo gisobanuye. Niba hanze abantu bariyo, sibyo? Ariko niba batinjira, ubwo nabinjiye nyine bakingiye imbere. Ibihe byiza nshuti abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi. Reka nongere mbasuzure mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Ngewe nitwa Biteye hinyurwa y'Impemburo TV, turi kumwe n'ijwi ry'umukanguzi TV. Ndi kumwe na hore kuri kamera ndetse na Kristi. Uyu munsi tugize umugisha w'Imana wo kongera kubona umukozi w'Imana Evangeliste Anicet. Amen. Muraho neza. Yego muraho. Kristo Yesu akozwe iteka ryose. Twishimiye kongera kubabona. Imana ishimwe, natwe nuko twari tubakumbuye haciyemo iminsi. Ari wowe, ari abantu bo ku Mpemburo, ari ku ijwi ry'umukanguzi,
nari mbakumbuye. ni ukuri natwe twari tugukumbuye. Amen amen. Twari tugukumbuye cyane ko twari tunakumbuye na bya bihe byiza by'amasengesho yajyaga abera ku Mukanguzi. Ego ndibwira ko hamwe n'Imana uko izadushoboza ntabwo bizajya kure. Ego Imana ishimwe cyane. Ubwo abantu bose bari babikumbuye ndetse n'abatekereza n'abibazaga impamvu atakiba ashobora kuza gusubizwa. bo ntabwo navuga ngo amasengesho yari yashize, wenda ahubwo keretse abatarayasenzeho, kuko ibihe byiza by'Imana bihora mu babigize. Keretse iyo habayeho kunamuka ntabwo biba bisobanuye ko ikibazo ari aho wari warakuye ibihe, ahubwo ikibazo ni muri wowe ibihe byavuyemo. Yego murakoze cyane. Reka mubanze mudusengera Imana isengesho twinjiza muri iki kiganiro. Turagushimiye Mana Data wa twese, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe. Iyo tuvuga ubuntu bwawe twibuka imbabazi zatumye utanga umwana wawe w'ikinege, twibuka imbabazi zatumye Kristo Yesu abambwa ngo tubamburwe, twibuka imbabazi zatuzuye twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Ibyo iyo tubivuga twibuka ko ubwo buntu aribwo bwatumye utwishyira, uratwiyegereza, uduha umurage na gakondo mu gihugu cy'abakiranutsi. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye bene data turi kumwe, abo urarikiye kumva ijambo ryawe, abo urarikiye kugira ngo bakire inkomezi ibonerwa mu ijambo ryawe, abo urarikiye kwakira umuti w'umutima ihumure, abo urarikiye kugira ngo usane ibikomere n'inguma zo ku mitima. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rigaragara, icyubahiro cyawe kidutwikire. Buri muntu wese ugiye kutwumva, niyo atabona twe cyangwa ngo atwumve, ariko akazahora azirikana ko hari icyo wavugiye muri twe yumvishe. Tubisenze ku bwawe dusabira abababaye kugira ngo ubabere ibyishimo, ndetse n'abishimye babe umunezero wabo uba impamvu zo kuramya Uwiteka. Ni ku bwa Kristo dusenze twizeye none n'iteka ryose. Amen. 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 Hari igihe nyamara nibaza se umuntu ashobora gukorera Imana aboshye? Yaboshye akaba afite ibintu runaka bimuboshye, akaba aboshywe n'ibyaha runaka cyangwa se aboshywe n'ingeso runaka, ariko agakorera Imana. Reka mvuge ngo yayikorera ariko yo ntiyamukoresha. Kuko hari abantu biyangaje. Yego. Hari abantu biyangaje gukorera Imana bakanitwa amazina y'abakozi b'Imana. Amwe mu matitre ashobora kwitwa evangeliste, yakitwa apostle, yakitwa bishop, yakitwa ariko atarahawe ubwo bubasha, kuko kwitwa izina ni kimwe no kuba izina ni ikindi. Yego birashoboka rero ko wakorera Imana ariko yita gukoresha, kuko mbere yo kugira ngo Imana igukoreshe irabanza ikagukiza ingoyi z'ibyaha. Yego aho ngaho ndaza kwita ngira ikibazo, ba bantu bahamagara abantu ngo nibaze bababohore, bazi ngo babatandukanye na karande, abantu bakajyayo, abantu ntabwo baba bakorera Imana. Birashoboka. Ntabwo nzi warahamagawe nande, sinzi n'uwahamagawe ngo ajyeyo nawe arinde. Birashoboka. Gukora deliverance ntabwo bisobanuye kudakorera Imana, ariko by the way nta nubwo ari igisobanuro cyo gukorera Imana, ahubwo gukorera Imana ni ijambo rimwe. Ubundi umurimo w'Imana ni iki? Niko Kristo yavuze. Baramubajije ngo dukore iki? Ngo dukore umurimo w'Imana. Aravuga ngo umurimo w'Imana ni iki se? Ngo nuko mwizera uwo yatumye. Abo bantu baguhamagariye icyo gikorwa, banza making sure kuboshye, hanyuma kabiri n'abagiye kukubohora ko babohotse. Kuko mu by'ukuri hari igihe ujya gukorerwa deliverance ugasanga umuntu ugiye kuyigukorera aboshye kuruta ukuboshye, kandi ukabubibona. Hari inzira nyinshi abantu bagwiramo, ugasanga wowe ugiye wari uhagaze, ahubwo wowe witabye niwe ugiye mvuge gutuma urambarara. Kuko hari abagiye bazikorerwa, ufite ubuhamya, nubwo wenda atari ibyo kuri kamera, ariko ufite ubuhamya bw'abagiye gukorerwa amadeliverance bikarangira basambanye n'abo bari bagiye kuzikorerwa. None ni ari uyu ufite irari, ari n'uyu ujaje gusenga, harya buriya ukwiriye deliverance ninde? Ufite irari. Birumvikana rero ko wagiye kubohorwa n'uboshye, kandi nta wakubohora aboshye, ntabwo bikunda. Kugira ngo ufashe abandi kunesha ni uko uba agomba kuba waranesheje n'iby'iwawe. Rero Imana ntigukoresha uboshye,
urabanza ukabohoka noneho ahubwo tubaye turi ababohwa tubaye turi abafite ingoyi twabohwa n'ingoyi z'ubuntu bwa Kristo cyangwa z'urukundo rw'Imana. Noneho tubaye hari ibindi byatugira imbata twaba turi imbata za Kristo. Ariko niba hari ikindi cyakubase ntukwiriye no kwitwa imbata ya Kristo ugifite ikindi kintu cyakubase, ntabwo bikunda. Abantu bajya bakunda gusenga amasengesho menshi ndetse bakagera no ku rwego rw'uko bumva ko Imana itari kubumva, ari nayo mpamvu bagana abakozi b'Imana bamwe na bamwe ugasanga babateye n'ibindi bikomere, wenda babarira amafaranga yabo cyangwa se barabahemukiye. Ni ukubera iki wenda umuntu ashobora gusenga ariko akumva we ntiyumvirwa icyifuzo cye cyangwa se ikibazo afite cyakumvwa n'Imana ari uko cyatanzwe n'undi? Byahozeho ko imbere y'Abisiraheli haboneka Mose, kandi byahozeho ko imbere ya Elisa Eliya agomba kuba hari. Eliya nagenda nawe arabera amaso abandi. Bijya bishoboka ko umuntu akenera amaboko y'abamufata, kandi nta muntu n'umwe udakeneye ibitugu byabo yegamira. Buri muntu wese arabakeneye. Ushobora gusenga rero ku rwego rwawe bitewe na dimension urimo cyangwa ikirere cy'umwuka, bikaba ngombwa ko ukenera amaboko y'abandi bantu. Burya n'aba bashumba mubona bagira abandi nabo bakeneraho guhembuka, sibyo? Kuko umushumba agira uwamwimitse, agomba kugenda agira iyo ntambwe kugera kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari ikibazo kubaho mu buzima bukenera umuntu ugusengera, ahubwo ni n'ikibazo kubaho utamugira. Ni ikibazo kubaho adahari, kuko dusanga abantu benshi batagira na base bo mu mwuka. Dusanga batagira base bo mu mwuka cyane, ndetse niyo uvuze ngo ufite umubyeyi wo mu mwuka aravuga uti ni umwuka wera niwe ngo niwo mubyeyi. Urakoze. Buri muntu wese wabyawe akenera kurerwa. Urugero, abasomyi ba Bibiliya, abashumba badukurikiye cyangwa se abateolojiya badukurikiye, Pawulo yandikira Abaroma bari basanzwe ari abanyamwuka ariko batagira ubwenge bw'umwuka, kuko itorero rya Roma ryavutse umunsi wa Pentekote. Igihe Petero asohoka akavuga ngo umwe mwishe mukamubamba, burya harimo Abaroma bahise bagendera muri cya kiriri cy'umwuka n'ububyutse bw'umwuka, ariko batazi kubana na Kristo kandi bafite impano z'umwuka. Rero Pawulo yagiye abandikira inyandiko, yagiye yandikira Abaroma ni nk'izo kubarera. Buri muntu wese agira umuntu umurera. Noneho dusubiye inyuma gatoya, kuki Yesu yakoze ubutumwa ari uko amaze kudisayiporinga abigishwa, yarabanje arabutureyininga kugera ku rwego rushyitse. Abigishwa 12 abatuma nabo baragenda baronka abandi, ku buryo Yesu yagize abigishwa 12 n'intumwa 70 nabo barimo. Umwuka wera umanuka, bari mu cyumba ari abantu bangahe? 120. Hanyuma abo bavuye yarabanje agira abantu atoza. Buri muntu agira umufata ukuboko niyo waba ujya huzi, sibyo? Noneho unyumve, niyo waba ujya huzi, kanswe twebwe noneho tujya aho tuzi ariko tutaragera. Unyumve, dufite amakuru y'ijuru ariko ntituraribamo. Niyo mpamvu rero haboneka ikinyarwanda Bibiliya ivuga ngo ni ugutwarana. Dukwiriye gutwarana rero. Gutwarana se ni iki? Ni ukuyoborana, ni ugufatana mu maboko, kugeza ubwo buri muntu aba afite umuntu yigiraho. Hari abantu bajya babidusaba muri message, wa mbere umubyeyi wo mu mwuka ntabwo ari ikintu umuntu ahita yemera. Sinkuzi, turi kuri telefone, sinzi ingeso zawe, sinzi ngo wahinduwe gute, wabyawe wakiriye agakiza gute, sinzi ubuhamya bwawe ngo yego nabikora. No, ntabwo ariko bigenda. Ubundi umuntu ukenera umuntu wubaha, uvuga ngo ceceka ugaceceka, ukubwira ngo hindukira ugahindukira, ukubwira ngo Vitali sinshaka ko wambara ipantaro y'itisi, ukamwumvira. Kubera iki? Umufatiraho urugero nyine. Urwo rugero umufatiraho rugutera kumuha ibintu bibiri: kumwubaha no kumwumvira. Rero nubaho mu buzima bwa Gikristo udafite umuntu wumvira ugukangara muri iyi nzira ijya mu ijuru,
ujye umenya ko umeze nka homeless, uri umwana uri ku muhanda udafite umuntu umurera. Niyo mpamvu dukenera amatorero. Pasiteri agakenera umushumba, umushumba agakenera reperezanta agakenera njyanama. Niyo mpamvu bigenda twunganirana gutyo, buri muntu wese akenera umuntu. Rero twari tubikuriye ku ijambo wari uvuze ngo umuntu agasenga ntiyumvirwe. Vita, umutwaro w'umwe uraremera, ariko umutwaro ufatikanyije n'abandi uroroha. Yego. Ya, ntago byoroshye. Wenda turi kugenda tunasatira n'iminsi ya Pentecote. Yego, Pentecote je pense que iri le 28. Le 28. Ya, ubwo ni ku cyumweru cy'ejo bundi juste ubu twe dukoze ikiganiro ari umunsi none ni kuwa 4 25. Yego. Okay, ubwo Pentecote iraburaho iminsi 3. Yabaye iminsi 3. Ya, abantu abenshi bakunda kubifata nk'imihango. Ari naho hantu natangiye nibaza uburyo cy'umuntu ashobora gukorera Imana cyangwa se agasenga Imana aboshye. Uzi impamvu abantu benshi babifata nk'imihango, niko mu madini yabo babiteguye. Ubundi amadini ya Gikristo hari ahantu agirira intege nkeya zo kwigisha ku rupfu n'umuzuko wa Kristo kuri Pasika, bakigisha ku nyigisho z'umwuka kuri Pentecote, hanyuma bakigisha ku ivuka rya Yesu kuri Noheli. Ntabwo ari byo. Ubundi umukristo iteka agomba guhora amedita ibi bintu muri wowe. Bigomba guhoramo ivuka rya Kristo, urupfu n'umuzuko wa Yesu n'umwuka wera, kuko umwuka juste kuvuka kwa Kristo ni ikimenyetso cyo guhabwa umucunguzi. Hanyuma gupfa ni uguhamya no guhindurwa kwacu, kuko urupfu rwa Kristo rusobanura umuzuko wacu, sibyo? Noneho umwuka wera ni igihe cyo guhabwa ubuzima. Ni ukuvuga ngo niba umuntu azutse yarapfuye atakaza umwuka. Niba utakaje umwuka, uwawe ntiwari ukenewe, hakenewe uw'Imana kugira ngo ubeho bwa buzima bw'ubumana. Niyo mpamvu umwuka wera amanuka nyuma y'urupfu rwa Kristo, kuko dukeneye impumeko ya Kristo muri twebwe kuruta uko Kristo akeneye impumeko ya Anicet muri Yesu, ahubwo akeneye ya Kristo muri njyewe, sibyo? Rero niba dufite impumeko y'Imana muri twe, niwo mwuka wera w'Imana dufite, kandi nicyo kimenyetso niwe utuyobora. Rero ibi bintu dukwiriye kubikombina. Impamvu ako kantu uvuze abantu banakumve tutanakarenzeho twiruka kubikoramo imihango, uzasanga ku munsi wa Pentecote abigisha benshi babwira abantu ngo nimuhaguruke tubasabire umwuka wera. Ntabwo umwuka wera usabirwa n'umuntu uri kugusengera, umwuka wera uwuhabwa no guhinduka. Iyo wahindutse, umwuka babonye ubuturo bwe. Iyo uri umuntu uboneye, umwuka aravuga ngo hariya ni iwanjye. Ntabwo ari ngombwa ngo bagusengere ari benshi, si ngombwa ngo bakubwire ngo vuga arashikoro, never. Ntabwo ari byo. Si ngombwa ngo tukubwire ngo fire, oya, hinduka icyaremwe gishya. Niba ubaye icyaremwe gishya, ubuzima bwa Kristo buri muri wowe, burahamagara ibyabwo. Ubuzima bwa Kristo burazana n'ibyabwo. Ariko guhemuka no guhabwa umwuka wera w'Imana. Ikibazo rero nuko dusengera batarahindutse, bakavuga indimi bakiboshye bimwe wavugaga, bakagira impano z'umwuka batagira imbuto z'umwuka. Kandi kubohoka si ukugira impano z'umwuka, kubohoka ni ukugira imbuto z'umwuka niyo utagira impano z'umwuka. Yego. Umuntu ashobora gutunga umwuka w'Imana akiboshye? Ntabwo bishoboka. Nese ko hari igihe wumva abantu bari kuganira avuga uti ngiye rwose pe nkorera Imana, ibindi bintu byose ndabyuzuza, ariko aka kantu karananiye, ijipo yarananiye, ariko ahandi ndi inyangamugayo. Ubundi hari ibicumuro, hakaba n'ibyaha. Icyo cyakunaniye ubwacyo ni umwuka uri kukumvisha kugira intege nkeya. Sinzi niba uri gutaka ngo utabarwe cyangwa uri kugisha inama ngo uyigirwe. Sinzi niba uri gusaba n'amasengesho, sinzi ubivugira iki. Ariko niba ari kamere biri kwivuga ibigwi kugira ngo ugushe abo muri kumwe cyangwa musangire ingeso, aho uri umupfu. Ariko niba uri gutakira bera kugira ngo bagusame bagufate mu maboko, ubwo ni ubuzima bw'umwuka buri gushaka ubuturo. Juste buri guhondahonda kamere kugira ngo bimwe biba kuri wowe bidashyitse bisohoke. Kuko ubundi umuntu ufite umwuka ashobora kugwa, ariko ntatinda, ntabwo arambarara, birashoboka pe.
wagwa nturambarara, umwuka arakubyutsa kuko Bibiliya iravuga ngo naho yagwa umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara. Bivuze ko kugwa ushobora kugwa, birashoboka rwose. Ikindi kimenyetso cy'umuntu ufite umwuka muri we, icyo gihe waguye ntabwo ari cyo gihe Imana igukoreshamo, ahubwo nicyo gihe igukoreramo kugira ngo ubyuke. Iki kintu tucyumve, kugwa ntibisobanuye ngo ubyuke ujye kubyutsa abaguye kandi nawe uracyaryamye, kuko iteka ryose nuterura umuntu wowe wicaye nawe uzamuterurira kumwicaza, ariko numuterura uhagaze uzamuterurira kumuhagarika. Reba pozisiyo urimo umenye ngo nkwiriye gukora cyangwa kudakora. Erega ntitugajye tubeshya umwuka w'Imana. Hari ibintu njyewe nakubeshya Vitali nkabeshya abantu kuri kamera, ariko njye sinakwibeshya kuko ndiyizi, sibyo? Ntabwo nshobora kubeshya umutima wanjye ngo ndi umukirisitu ndakijijwe, nta nubwo nshobora kubeshya Satani ngo narakuretse kandi nzi neza ko ajya nyoriyanta gukora ibintu bye nkabikora. Sinshobora no kubwira Imana ngo ndi umukozi wawe kandi nzi neza ko hari n'ibya Satani nakoze. Ibyo bintu bitatu, wowe ubwawe, Satani n'Imana, ukuri murakuzi. Ahubwo reba, ukwiriye gukorera Imana ukurikije your standard, umushikamo wowe uko uhagaze. Ukwiriye kwitwa umukozi w'Imana cyangwa ukwiriye gushaka abakozi b'Imana ngo bakubohore? Wowe ukwiriye kubohora, nta muntu ukura undi mu rwobo nawe arurimo, kugira ngo nibura muri strategie zimwe mu bantu wenda bashobora kuba bakora muri izo serivisi mbyite gutyo, kugira ngo ukure muntu mu mwobo uyirimo, nuko umanuka mu mwobo uca inzira igusubiza aho wavuye, cyangwa se kabiri ukamanuka mu mwobo usize ishumi hejuru rigusubizayo, cyangwa se uburyo bwiza bwa gatatu kuruta ubundi ni ukumukura mu mwobo uhagaze hejuru yawo. None wowe ntumanuwemo no gukuramo abandi, ahubwo wisanze waraguyemo, ubwo semu nabusanzemo. Niba ari kimwe nabusanzemo rero, ntabwo bisobanuye ngo ugiye kubakura mu mwobo. Ushobora kubabwira amakuru yo hejuru kuko uherukayo, ariko ntushobora kubabwira ngo ndabakura hano, sibyo? Rero hari abantu batubwira amakuru yo hejuru y'umwobo ariko bawurimo, kuko baherukayo. Ntibisobanuye ngo baheka abandi nabo ntibihetse. Yego. Hari iyo umuntu atinze mu mwijima niko bavuga, aragera igihe akabona harabona, agera igihe hakabona da, kandi nta rumuri rwajemo. Yego. Ndibaza nta gihe umuntu ashobora kugwa ntamenye ko yaguye bitewe n'ahantu amaze igihe. Rase ubundi kugwa ni iki? Kugwa ni ukuva muri pozisiyo wari urimo ukajya mu yindi. None se umuntu waguye icyerekezo cye kirahinduka, sibyo? None wowe waraguye se ukaba uri kubona ugihagaze, uracyareshya uko wareshyaga se? Uracyangana na kumwe wangana. Ntabwo ushobora kugwa, ushobora kubeshya abantu yego ko uhagaze, ariko wowe ubizi ko waguye. Ahubwo igitangaje ni kimwe, ushobora gutinda aho waguye ugakora ibikorwa by'abahagaze, noneho isi ikakubeshya, reka mvuge ngo ukemerwa. Wakwemerwa ugahora hahandi kuko usingizwa n'abahagaze, wowe waraguye, ahubwo ugahita unyurwa na pozisiyo urimo, ariko ntibisobanuye ngo niyo yo gushimwa. Kuko none se ntubizi ko hari abantu tujya dushimira mu mafuti? Yego. Kandi ari amafuti. Abantu dukunda kubana ku mpemburo no ku ijwi ry'umukanguzi barabizi. Nkunda kubabwira ngo umuntu uzakuvuga ibyiza utakoze abangana n'umuntu kuvuga ibibi utakoze, kuko bose baba bakunenga. Iyo umuntu akuvuga ibyiza utakoze aba ari no kunenga ibyo wagezeho. Ni nko kukubwira ngo ibi mvuze nibyo wakabaye kuba warakoze, sinemera na biri ugezeho. None iyo umuntu akuvuga ibibi utakoze aba yanga ibyo ugezeho, avuga ngo yaba wari umeze gutya nibwo nari kuba nezerewe. Rero kugushima uri mu mafuti ni igisobanuro cyiza Imana ibiguhaye cyo kukugaragariza ko twe twagushimye turi abanzi bawe. Burya aho kugira ngo Vita, kandi uko ni ukuri,
aho kugira ngo uzakunde abantu bagukomera amashyi mu mafuti, tafadhali wakunda bakuvugiriza induru. Rero hari abantu bashimirwa aho baguye, arabizi yaraguye. Ikiza cy'idini, twebwe turi abana beza mu madini. Burya hari igihe dushaka gutenga umuntu ariko umutungo we tugashaka kuguma uhagaze, kugira ngo umutungo w'umuntu rero utaryama, nawe tugusegura inkingi. Umuntu aturuka inyuma agateramo inkokora y'umudiyakoni akavuga ngo ndakuryamaho, undi agaturuka inyuma agateramo y'ububishopu, twese tukakwegamiza. Ariko turabizi neza ko tukurekuye wadandabirana already waguye kera, nuko twakweguye turashaka ko ibyawe biguma bihagaze. Juste ubwo twamaze kwica ubugingo bwawe. Ubugingo bwamaze gupfa, kuko niba ari ikintu kibi kibaho ntawe uzarebe. None se niyo haba ari muri ministeri runaka ntayemerewe gukoresha umurwayi, uretse na ministeri n'amategeko ntiyemerera gucira umurwayi urubanza, sibyo? Ariko none aje gukora atese kandi yari indembe. Ariko uzi kujya gukoresha umuntu ikiganiro ari kuri bombone, umwuka waramushizemo, ari kuri bombone arahumekera ku wundi, warangiza ukamubwira ngo Kirisitu uramwemera, aramwemera se nta mwuka ari kuri bombone, uwo afite ni uwa oxygene. Ubuza abantu bari kuri bomboni birirwa bavuga ngo aravuze kuri bomboni. Niyo mpamvu ubona intambara zihoraho, ni umwuka wa bomboni, uriya ntabwo ari uw'Imana. Reka umwuka w'Imana arabanza akagukomeza, ukabona gukomeza abandi. Kandi igisobanuro cyiza cyo kubamo umwuka w'Imana ni ukuramira abandi kuruta kubahonyorera aho baguye. Kumbi burya bari muri oxygene. Na oxygene iriya ni bomboni ya danje ahubwo. Imana yongera iduhe guhumeka umwuka muzima. Bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragaza umuntu uboshye cyangwa se umuntu watinze mu migwire ye, ariko wenda abantu bamusingiza bahagaze, ibyamuranga. Icya mbere nakivuga mu ibanga rye waracyumva, nuko akumbura iby'Imana yanga. Akumbura iby'Imana yanga kandi agakunda ibihabanye n'izina yahawe. Reka nguhe urugero. Gukumbura icyo Imana yanga ni igisobanuro cyo kuba waraguye, ahubwo utinze aho uri, utinyuka ibyo watinyaga, ukanakunda ibyo wangaga, kandi uzirura ibyo waziririzaga. Urugero rundi, hari umugabo umwe witwa Bibiliya yitwa Ahabu. Bibiliya iravuga ngo yagomeye Imana ngo abona ntibihagije, ngo yiyongeza Yezebeli mwene Etibari. Ahabu yarongoye Yezebeli ngo kugira ngo bibe bihagije gutuka Imana. Umuntu waguye agatinda mu bugwe, d'abord ahunga iteraniro ariko agakunda ibirori. Icya kabiri, iteka niba wowe ubwawe warakundaga kuvuga n'urugero icyo warwanyaga, utangira kujya kukirwanirira. Sinzi niba iki kinyarwanda ndi gukoresha kiri kumvikana. Yego. Icyo warwanyaga ujya kukirwanirira, icyo waziririzaga urakizirura kandi ukajya no kukidefanda. Hanyuma kandi wishimira kubana nabo wigishaga guhinduka, wihutira guhindurwa nabo. Ugakumbura ibirori by'abantu wahamagariraga kuza mu materaniro, wowe ukava iwanyu ukajya iwabo. Uza abantu barara mu makabari ari abakirisito, uza abantu bakunda amabuwate bakunda n'indirimbo z'Imana. Ni iki se gituma umuntu arara muri buwate akajya no mu rusengero? Ese mugira ngo uwo mwuka waturutse he? Ni igihe Abisirayeli bari bari kuva mu gihugu cya Egiputa, bageze mu rugabano rw'igihugu cya Mowabi bima inzira. Uretse na Abedomu babimye inzira, barakikira bajya kunyura. Uribuka bagiye kunyura mu Bamowabu, Baraki yahamagaye Baramu aramubwira ngo bavume bataragera hano. Noneho Baramu ananiwe kubavuma aravuga ngo ntabwo navuma ab'Imana yahaye umugisha.
nyuma yaho byose byaranze, uribuka ko byose no kubavuma byanze. Yego. Yabwiye Baraki ibintu bibiri. Yarabwiye ngo aba bantu kugira ngo bavumike bahinduke ibivume Imana yabibange noneho ubashobore, kuko Imana ibakunda ntiwabashobora. Kugira ngo ibange ubashobore uzabatega abagore basambane, nibasambana bazangana n'Imana yabo. Icya kabiri, ujye ubaha ibiryo biterekereshejwe, ibyo Bibiliya yita intorontorano. Niba arya ibiryo biterekereshejwe, umwuka wo muri bo uzasinzira ntibongere kugira ububyutse. Niba buri ububyutse bazajya bakunda ibyo. Wibuke ko ari nacyo cyatumye bajya mu isoko ry'ishitimu bakajya bakurayo maraya bagasambanira no mu mahema. Ariho Feniyasi yatereye Umwisirayeli n'umunyamahanga akazi 10. Burya bari baranyuze mu nzira bagenda bakunda juste bamwe batemerewe kuba mu mahema, barabazana bakabaha n'imirimo mu mahema. Uzarebe hari umuntu ureba mu murimo ari gucuranga, kamureba ari kubwiriza, ari muri protocol, ari muri afite inshingano runaka, kase uyu muntu ko adafite n'ishusho yo kwera, yego arabishoboye ariko nta shusho yo kwera agira, yarakuriye kuba akora uyu murimo. Ni ukuvuga ngo amaso yawe areba, warebye icyo ushaka gukora ariko ntiwareba impinduka icyo ukora kizana. Mu yandi magambo, urakorera Imana ariko udakoreshwa nayo, kuko iyo ukoreshwa n'Imana ukunda impinduka z'abantu kuruta ubwinshi bw'abantu. Ugakunda inyungu z'umurimo kuruta inyungu z'umuhamagaro. Yego. Ya. Abantu batangira kuzajya bakunda ibintu byombi. Ari n'ibintu njya mbona nkabona baranacuranga n'indirimbo zihimbaza Imana mu rusengero naho. Burya wa muhungu uzabona, wa mukobwa, wa mumama, wa mupapa ubona ari gusirimba indirimbo ihimbaza Imana mu kabari, abaryoherwa nayo. Ni nka kwa kundi umuntu ashobora kumva ikiganiro aryamye ku buriri ukajya ubyinisha umutwe. Yego. Uragikunze ariko ntuhagaze. Ntabwo uhagaze. Nawe burya yararambaraye ameze nk'uri kubyina aryamye. Ntushobora ari kuzunguza umutwe. Ari kuzunguza umutwe. Bene uwo rero ntagenda ntiyitwa umugenzi. Nta mugenzi ubyina aryamye. Kugira ngo witwe umugenzi nuko uhaguruka. Yego. Yego. Ni hatari ntago byoroshye. Ahangaha wenda nyuma yuko wenda abantu bamaze kumva ibi bintu, kugira ngo umuntu abohoke yakora iki? Icyambere ukora kugira ngo ubohoke nuko ugomba kwimenya aho kubohwa. Iyo uzi ngo uraboshye daboro, mbere yo gushaka umuntu ushaka Imana, ugomba kubanza kumenya ngo naboshywe n'iki. Vita niba ari imbaraga tudakoresha abizera, ni imbaraga z'icyemezo, gufata icyemezo. Abizera barabisuzugura bakajya gushaka abantu babasengera batarafata icyemezo cyo guhinduka. Ariko wowe ubwawe gufata icyemezo ni igisobanuro cyiza cyo kwigaragariza ku Mana, kuyibwira ngo ibi bintu simbishaka. Kuba utabishaka gusa, Imana ibangukira kugushoboza kuko wabyanze already. Uwanga ikibi abashaka icyiza. Ushaka ibyiza wese Imana iramushyigikira. Ko niko tujya tuvuga, umuntu wifuza Imana imuhaza ibyiza. Niba rero wifuza Imana, Pawulo yaravuze ngo ntimwifuze ibiri inaha, twifuza ibyo mu ijuru kuko niho umukiza azava. Niba turi kwifuza ibyo mu ijuru, ni igisobanuro cyiza cyo kwereka isi ko tutarabayo. Ahubwo ikibazo ni uko ushaka kurekura ibyo ukunda. Uracyabikunda ngo urabirekura ntibikunda. Urwo rukundo ukibufitiye birakubyutsa bikakujyana kubishaka, ariko banza ubyange. Banza wanga ibyo wakundaga, wanga ibyo byakunezezaga byatumye ubohwa. Kandi ikindi cya kabiri, abakirisitu tujya tunanirwa, ndagira ngo mbabwire ngo gukizwa harimo no guhindura sosiyete. Hari umuntu udashobora gukizwa adahinduye ikigare babana. Gukizwa emera gufata Kristo, urekura inshuti. Yego. Zigutwara muri byamaze gufata Kristo nyirizina umufite, uzazigarukemo. Kuko umuntu uri gukizwa aba mu kigare ameze nk'ubwato bwatobokeye mu nyanja, ntabwo ubuhomera mu nyanja. Urabufata ukabutsika imuhengeri, ukabuhoma butari bwongere kugera mu mazi, nibura ukabugeza mu mazi usuzuma. Nawe rero banza ubavemo. Numara kubavamo, ubanza ugira ububyutse bw'umwuka. Ubanza uhagarare, kuko Bibiliya iravuga ngo intambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka. Imana nigukomeza uzahagarara na hahandi uhinduka umuhamya muri bo. Nuba umuhamya bazahindukirira Imana yawe. Ariko nushaka kubifatikanya ntibikunda. Ntabwo bikunda rwose.
yego gukira ni ukwemera ko uboshye. icya kabiri ukemera ko Imana ikubohora. gatatu, iyo unaniwe ucitse intege wiyambaza abera uzi ubuhamya bwabo. ushobora kubibeshyaho, iryo si ikosa ryawe. mboneraho mbwire n'abandi bantu badukurikiye ku mpemburo no ku ijwi ry'umukanguzi, kuba waragushijwe n'abakozi b'Imana wibeshyeho nta cyaha wakoze, ntabwo ari ikosa ryawe, ahubwo bakubereye intaza. Bibiliya iravuga ngo bo bazabona ishyano. ubwo ishyano bararibonye nyine bazaribona. wowe rero icyo ugomba gukora ni ukudatinda aho bakugushije. ongera ushake kubyuka. abakugusha bo barahari. noneho icyo utagomba gukora rero ni ukwemera ibigusha byabo ngo uryame aho bakugushije. komeza uhaguruke, nubwo wari ubagiyeho si bo washakaga, wajyaga kwa Kristo, sibyo? njya nkunda kubwira abantu, bene data bamwe n'abayobozi banjye twari turi kuganira ejo bundi, ndimo ndabasetsa mbabwira nti muratuyobora n'ibyo mumuhamagara, ariko ntimuyobora intego y'Imana kuri twe. birashoboka ko umuntu yakuyobora mu muhamagara akaba yanakuyobye, ariko ntiyayobye intego y'Imana kuri wowe ukiyirimo. ntago bikunda. wowe yigumane, uyigumemo. numara kuyigumamo Imana izayisohoza. Aleluya. kubera iki? Mariya Magadalena abyuka ku gituro, Yohana na Petero bari bakiryamye, ariko ntibyatumye Mariya atajyayo, kandi siwe mwigishwa. kandi Petero niwe wari wararazwe itorero. barambwiye ngo uzaragira umukumbi, ariko intama ibyuka umushumba atarajyayo. si igitangaza. kandi noneho ikindi mukwiriye kumenya, Mariya Magadalena yarahatinze, Petero na Yohana bahita basubirayo, bagenda bazi ngo Yesu bamwibye. ariko Mariya hatinze, aho Petero yabonye umwenda, Mariya yahabonye bamarayika. agashamba Petero yatinyaga avuga ngo umurinzi nadusanga hano biratubera bibi, niho Yesu na Mariya bahuriye. rero wowe wireba ngo abungeri baracyaryamye, byuka upfa kubuza urwuri uriyishamwe ari u Rwanda. bigutwaye ikizi? upfa kubuza urwuri muri iyi nzira ijya mu ijuru. mu mbabarire bashumba banjye, ndabubaha, babyeyi banjye mbafatiraho urugero, ntabwo ari ugushira isoni, ariko abagushumba bitwa abashumba n'abari intama muri uru rwuri, sibyo? rero nta ntama iruta indi muri uru rwuri, ni ugufatana mu maboko. twese turi intama mu cyanya cy'ubwatsi bwa Kirisito. rero niba uhuye n'igifite amahembe kikagutsikura, menya ko hirya hari indi ntama yonsa. hirya hari iyonsa. niba wahuye n'uzirira mu minono, menya ko hari n'uwogosha agakemura ubwoya bwazo akabukuraho akunga n'izivunitse. wongere ubyuke uvuge ngo arahari, uwo ni Kirisito. amen. aha ndaza kubaza utubazo tubiri. ari ikibazo, ari akantu uvuze ngo umuntu akanga ibyo arimo akabyanga. hari abantu bajya basenga amasengesho menshi, ndetse bakafata decision bakanabyatura bakabivuga, bikaba byanabahagurutse bikabajyana ku musozi, bakavuga ngo ibi bintu turabyanga, iyi ngeso ndayanga, iki kintu ndacyanga, ndakirambiwe. ariko nyuma y'ukwezi, nyuma y'iminsi, akongera akakisangamo. bishobora kuba biri mu maraso muri wowe, ariyo miterere yawe. usabwa gusengerwa n'umuntu kurusha ububasha bwo gusenga, kuko uburyo Imana ikora, ifata umwuka wo muri Anicet ikawuha uwo Anicet asengera. niko bigenda. twakiriye umwuka wo muri Kristo mu gihe Abisirayeli bafashe uwo muri Mose, n'abo twigisha bafata uwo muri twe. niyo mpamvu Pawulo yabwiye abigishwa bamwe, yarababwiye ngo yarababwiye ngo mujye mwigisha mwirinda amarari, ngo kuko abo mwigisha mu gihe mwe mufite amarari bo bazasambana kuruta mwe. hari abakirisitu bahise babyumva, nawe nukurikirana urabyumva. abakirisitu benshi basengera kwa Ntuza bavuga ururimi nk'urwo, sibyo ze? kwa Ntuza nyine. noneho banasambana nkawe, banagira ingeso nk'izi, banitwara nkawe. kubera iki se? bafashe umwuka wo muri we. niyo mpamvu uri gusaba icyo, Imana ijya ibaha amahitamo mazima yo kubona umwungeri ukwiriye. abantu bose bagendanye na Mose bacogoraga vuba kuko yari umunyembabazi, yarababembekerezaga. Mose ntiyajyaga ajya mu rugamba kuvusha amaraso, oya, we yamanikaga amaboko. muzasome Bibiliya. uri na Aroni bakaza kuyafata, ubwo atumye abagabo babiri b'abanyentambara nabo bacogora. mu mbabarira abantu bakunda gukoresha logike zipfuye,
ibi bintu ndagira ngo mbibabwire. Yego. Mose yamanikaga amaboko. Yego. Aya maboko amanitse afite inkoni yo gukubita no gucyaha ababisha, ariko nta bakubisa aramanitse, kuko Imana yavuze ngo nzatsindira muri wowe ikanesha. Noneho Mose yananirwa, uri akaza kumufata. Uri si umurwanyi, Yego. aba yari kurwana nabo, ubwo ntibagiye muri za ntege Mose agaragaje. Aroni nawe nuko. Urakoze. Joshua byagenze bite? Yagiye mu rugamba n'inkota. Nta bantu yigeze yokipa, wari kurwana yagombaga kurwana, kuko yaragiye arakata uwo kwicwa aramuhitana. Abakuranye na Joshua bari abanyentambara, abakuranye na Mose ubwabo batsindiraga muri Mose, ariko bakuranye na Joshua bararwanaga bagahitana nabo Joshua atishe. Mu yandi magambo, umwuka wo mu mushumba wawe niwo ufata. Noneho mbonereho no kubwira abantu bayoborwa n'abashumba batemera, aho kugira ngo ube munsi y'amavuta utemera, itahire birarutwa no kwirirwa uraguza, kuko ayo mavuta ntagukorera, ntabwo agukore. Kugira ngo ubone igitangaza nuko wemera amavuta uri munsi yayo, kandi kugira ngo ubone impinduka nuko uyaturira ituro. Ngo umva Sade kuri kamera ngo amavuta wemera aguha impinduka, akugira umugaragu. Ugomba kuba umugaragu munsi yayo. Utari umugaragu munsi yayo ntagukorera. Ni kwihame ry'umwuka ryubatse. Icya kabiri, umuntu uguhanuriye uzahereze Sekazuba ituro. Vitari uzamuha ituro, mbivugiye kuri kamera. Sekazuba ni umuhanuzi, yarakurada yaraguhanura. Uribuka ko naguhaye message, narakubwiye ntuyu muntu ari mu mwuka w'Imana. Umuntu wemera Imana ye, Imana ibikubwiye ngo dore amaturo ajya ni hariya. Yego. Jamaye nka data. Oya ndi kuryegeranya. Iyo umuntu wemera Imana ye ibikubwiye ngo dore aho gutura ni hariya. Kuri ibi ngibi mwirirwa ngo nemera runaka, genda umuturire nyine. None se ariko iki ni igitangaza. Ninde muri mwe wababwiye ko utemeye Yesu? Mu bigishwa ba Yesu hari uwo muzi utaramwemeye? Arahari, yapfuye aturitse. Yuda yagiye kumugurisha, abandi basigarana umugabane wo kuraga umwuka wera, watwara umwuka wo kwiyahura. Igitangaza kiragwira. Muzasome abantu bemeye Pawulo bataremera Yesu, ibyo abadayimoni babakoreye bene Sikewa. Babacireho imyenda. None iki ni igitangaza. Umwuka wo mu mushumba wawe niba umwemera, emera uwo mwuka usariyutinga, uvuge ni wowe, ni we nyine. Niba utamwemera, guruka uva aho ngaho, genda 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 genda. Ubundi n'aba bashumba ntibagire ngo ndi kubirukanira abantu. Umuntu mubana atakwemera mu mavuta y'umwuka w'Imana ukuriho, niwe uba ushinzwe gutangaza intege nkeya zawe zakubonetseho. Ubu ntakwiriye no kuba inshuti ya Vitari. Umuntu Vitari agendana nawe atakwemera, ni igisobanuro cyiza Imana ibiguhaye cyo kukubwira ngo irukanira kure. Uwo muntu ntakwiriye kuba inshuti yawe. Jewe ngira inshuti zinyemera da, none se niba utanyemera turagendana mu biki? Iki ni igitangaza. Iyo umuntu mubana atakwemera, aberaho kugaragaza ibyo udashoboye. Rero ni ukuvuga ngo iyo wemera umuntu, imbaraga ze, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo niwemera umukiranutsi uzahabwa ingororano z'ubukiranutsi, ngo niwemera umuhanuzi uzahabwa ingororano z'ubuhanuzi. Ko Bibiliya ivuga. Yego. Hari akandi ntasubije harya. Ubwo akunga ko uwo muntu niba asenga akabona nta mpinduka, nasange yes, uwo yemera uri ku rugero ruhagaze neza, yemera no mu buhamya. Yego. Asanga uwo yemera mu mavuta ibintu bizahinduka. Yego. Aha ndafashijwe. Amen. Amen. Ndafashijwe rwose. Ubu ngubu nge nahita nanataha, ariko haracyari ibibazo byinshi. Asante. Hanyuma wenda ndimo ndagenda nsatira aha ngaha,
hari akandi kantu wasobanuyeho naho nagize confusion ku bantu bashobora kuba bagushwa cyangwa se bacumuzwa n'abakozi b'Imana bamwe na bamwe. Yego, ndibaza abantu benshi bagize ibikomere kugeza kuri rwa rwego rw'uko uwamugushije watanze urugero avuga ngo nubwo umuntu ashobora guhura n'intama imutera ibihembe, hari iyindi y'imbyeyi nyuma. hari indi y'imbyeyi yonsa. Ikibazo ni uko abantu bageze kuri rwa rwego rw'uko bumva ko umuntu wese wambaye iryo kote ry'ubupasiteri, ry'ubuvugabutumwa, ry'ubuprofete wese ari mubi, bakaba baratakarije icyizere abakozi b'Imana. Ntabwo ari ugutakariza icyizere abakozi b'Imana, ni uko yahuye n'ababi. Hari igihe umuntu ashobora kurira ku isahani imwe n'undi, ukarya ibishyimbo n'urugero, reka mbaho urugero. Umwe akayora akarya ikirura, igishyimbo gisharira, ariko ntibivuze ko ibiryo mwaryaga byashariraga. Wowe nuko wahuye nacyo. Wowe rero wahuye nacyo, ntabwo isahani yose ari kwiri. Ntabwo isahani yose irura. Ntabwo isahani yose irura. Ihanganira icyo wakanje, pole sana. Ariko abakozi b'Imana turacyahari. Yego. Ni wihangane rwose. Wihangane. Ni ukuri igikomere cyawe ndacyumva. Kandi niba ntabwo wakomeretswa n'abakozi b'Imana ngo ugere aha Yobu. Yobu bamututse bamaze iminsi 7 biyiriza ubusa n'amajoro 7. Elifazi yabyutse mu gitondo cy'umunsi wa 8 atuka Yobu. Umugore abyuka ku munsi wa 8 amubwira ngo tuka Imana nurangiza upfe. Birudada abyuka mu gitondo amubwira ngo hari ikintu umenye, urakiranirwa ndetse umubiri wawe n'ibyaha gusa. Elifazi aramubwira ngo nta nahamera urufunzo hatarigeze amazi, ngo ntibikabe ko nagukundira kuvuza ibitunganye n'abamarayika b'Imana. Imana ibabonamwe amafuti. N'amagambo ya Elifazi. Iyo barangije aramubwira ngo sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Igisobanuro cy'uko mumbona ntabwo ari cyo cy'uko ndi. Uzi ko byatumye Yoba ajya kuburana n'Imana, agezeyo Imana imubaza amagambo menshi. Yoba arayibwira ngo nuko bari barakumbwiye. Nuko bari barakumbwiye ubusanzwe, ariko sanze ari wowe ushobora byose, nta kibaje kurogoya imigambi yawe. Asubira yavuga ngo bari barakumbwiye. Afata decision ivuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo kandi gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Aguma haravuga ngo nzi yuko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka cyumvisha amazi, ibibabi byacyo bizamera nk'ibya mbere. Izo ntege nkeya zose yari yazitewe na Birudadi, Zofari na Elifazi n'umugore. Kandi ikintu gitangaje, bari abafamiliye ba Yobu, bari abakirisitu basangiye kwizera, ari n'abafamiliye basangiye amaraso y'umuryango. Kuko Mukayobu ntabwo yari guhamagara rubanda ngo barebe umugabo uburyo yagiye yahinduka. Yarebye abakirisitu bo mu muryango. Ntabwo mwokabyaramwe nimubanguke. Abari bo bamutuka. Rero warakomeretse bihagije, ndetse wari komora uruguma ararutonyora. Nakubwiye ngo hari igihe uhura n'intama y'amahembe yica, ariko hirya y'iyo yica hari imbyeyi yonsa. Wahuye n'umushumba gito, ura n'umuhanuzi gito, ura n'umukozi w'Imana gito, ariko Kristo aracyari mu rwuri rwe ngo yiragirire intama. Kuko yarabivuze ngo izanjye nzifashe mu gipfunsi, nta wazimpfupfunura mu kiganza. Ikindi nanakubwira, hari n'abakozi b'Imana nabo bakomerekejwe nabo basengera. Abo nabo barahari. Nabo nibihangane nka Kirisitu, kuko Yesu nawe yishwe nabo yacunguye. Dawidi yaravuze ngo si umwanzi wantutse, ngo abo umwami yahaye inka nibo bamwemye amashyi. Ihangane nyine, pole sana. Ujikaze tu, jipange sawa sawa, kama vile roza muhanda lisema, jipange sawa sawa. Ni hatari. Hanyuma ahangaha ndaza, hari ikintu maze iminsi ntekerezaho nibaza. Mu gihe cya Pentecote wasangaga hari ibihe by'ububyutse ndetse n'abantu buzura umwuka wera, ariko n'ubu baracyawuzura da. Abwo babatizwa mu mwuka wera, reka ngakosore gutyo, babatizwa mu mwuka wera mu minsi ya Pentecote. Ariko n'indi minsi, ariko by'umwihariko cyane muri icyo gihe habaga hariho muri iriya minsi, reka mvuge ngo itorero rya Kristo ryari rihagaze neza riyobowe n'umwuka. Ariko uyu munsi nta muhamagaro ukiri mu itorero, ahubwo hari umukozi mu itorero. Noneho aho umuhamagaro uri, ababyarwa benshi bazababona. Hanyuma aho abakozi bagwiriye bazabona umusaruro.
kandi byose birakenewe. Ari amafaranga arakenewe, ari abakizwa barahari. Yesu azakuramwo abakizwa, abakozi nabo bazakuramwo amafaranga. Icyo nzi cyo nuko itorero rya Kristo ritazigera rihomba mu isi. Uririmo wese mu ruhande arimo azakuramwo icyaryo. Ushaka abakizwa nukuri umunyago tuzawubona, n'ushaka amafaranga azayarya, biterwa n'icyo ufana intsinzi yirimo. Kuko twabaga dufite intego nziza afita, tunahuje. Umuyobozi n'umuyoborwa babaga bari kombine bahuje. Ariko uyu munsi uzambariza umuyobozi n'umuyoborwa, ikiri kubahuza uyu munsi ari iki? Biri kure cyane. Uretse ko hagati harimo umusaraba wa Kirisito, tuzawuhuriraho nyine tugiye gupimwa. Ariko kiriya gihe twari hamwe, hari ikamba ry'umwuka. Abantu bari bafite guca bugufi, kandi ikindi cya kabiri itorero rya Kristo ryari ritaragibwaho igitutsi, bene ryo bari batararitukisha. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo. Icyo nicyo irya none rizira. Kandi ntawe ujya ufunga urugi rw'inzu atinjiyemo. Ntawe ufunga urugi rw'inzu. Ntago bishoboka, ntiwafungira imbere urugi utari imbere. Ntibikunda. Igituma rero ububyutse butaboneka ngo hongere gukizwa abantu binjira mu itorero, ntabari imbere bakingiye imbere nyine. None si cyo gisobanuye. Niba hanze abantu bariyo, sibyo? Ariko niba batinjira, ubwo nabinjiye nyine bakingiye imbere. Kuko wakingiye inyuma, ab'inyuma bakwifungurira. Ariko wafungiye inyuma, imbere nyine baguma inyuma. Abantu wenda baba ahantu haba abantu babishakira amafaranga cyangwa se n'ubutunzi, ni gute bashobora kuzura umwuka wera? Ni gute ariko se wagize ngo ubanje umwuka ubundi ubutunzi ntibuza? None se ubu turabatinde? None se ubu ntabwo iki ni igitangaza. Vita, uzi ko twakijijwe ndashobora no kwigurira irindazi rya senkani? Ubanje umwuka ibindi biraza. Niba ari ikintu n'uyu munsi reka ngisubiremo kigorana, ni ukuva mu idini ujya muri Kristo. Biragorana. Ariko kuba muri Kristo uri no mu idini biroroha. Wowe ahubwo menya ngo nkwiriye kubanza iki. Niko ijambo rivuga rega. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana, ibindi ni inyongera. Niba waraje gushaka inyongeza utaragura, mu isoko witwa igisambo. Si byose ukubitwa nk'umujura n'ukuri kw'Imana. Ibi mbabwira, umuntu ujya gusaba inyongezo akayisaba uwo atahahiye yitwa umujura. Uzakubitwa n'izakabwana ahubwo. None birakaze. Pentecote isobanuye iki ku bakristo ndetse no ku muntu wese ushobora kuba ari kureba kino kiganiro, dore ko ari nabyo bihe turimo uyu munsi? Ubundi Pentecote tuyitandukanye n'aya matariki agenda ahindagurika. Se murabizi ko Pentecote ihindagurika, ihinduka bitewe n'igihe Pasika yabereye. Iminsi 50. Kuko tubara iminsi 50 kuva kuri Pasika. Uwo munsi wa 50 Pentecote bibaye, kandi na Pasika ntigira amatariki ahoraho. Ibyo bihindagurika ni mu bireke, tugumane Pentecote ihoraho, ari wo mwuka w'ukuri, ari bwo buzima bwa Kristo muri twe. Igisobanuro cyiza cya Pentecote ni ivuka ry'itorero. Banza urebe ko nawe uri mu batoranwa na Kristo ku munsi w'impanda. Kuko ubundi itorero ribyara ijambo ryitwa intore. Noneho intore mu Kinyarwanda navuga ni umuntu w'indakemwa mu mico no mu myifatire. Hanyuma Kristo niko akubona. Niba atari kuri, ongera wisuzume wiyinire. Bibiliya iravuga ngo nibwo utagibwaho n'urubanza. Urwo rubanza rero ururokotse nibwo ubaho. Yego, iyo ubayeho ni igisobanuro cyiza cyo guhabwa ubuzima bwo mu Mana, kuko Pentecote bisobanuye ko umuntu ufite Pentecote niwe biro y'Uwiteka. Nyankunda kubivuga ku batizera Imana iba mu ijuru, ariko kubizera Imana igendera muri twe. Pentecote nziza rero no gutunga umwuka w'Imana muri twe. Ku batizera Imana iba mu ijuru, ariko kubizera Imana iba muri twebwe. Yaravuze ngo nzagendera muri bo. nibyo.
ngo nibyo. Pentecote ni turayihorana Exactly. ntabwo ari aya matariki. Aya matariki ni ukwibuka ibyabaye, ntabwo ari ukwakira Pentecote. Yego. Gusa kwibuka bishobora kuguhesha kuba muri dimension abo twibuka bari barimo, birashoboka, ntabwo ari igihombo nacyo. Ntabwo ari igihombo. Uyu munsi hari ikintu maze iminsi nibaza ntekerezaho, ndetse uvuza akantu ngatekerezaho kabiri, ati impamvu abantu badashobora kwinjira bari inyuma y'urugi nuko abarimo imbere mu nzu nibo bafunze. Uyu munsi ko turi kubona abasohoka muri iyo nzu bakajya gushinga andi matorero, basohoka se bo banyuzeho ugira ngo bo banyura mu muryango, ni mu tudirishya, ni mu madirishya. Ubundi munyihanganire nze kuvuga muri ubu buryo, itorero rya Kristo rigenda rihembuka, ariko bamwe muri bo barokoka ku bw'amakosa y'abandi. Kurokoka ku bw'amakosa y'abandi ni iki? Babandi bari bahuriye ku ntebe imwe ntibumvikana, bamwe batandukanyije intebe ariko bahuje ameza, ntibumvikana, baryanira kuri ya meza, bigatuma umuntu aterura iyo ntebe akajya gushaka kandi kameza atereka ku ruhande. Icyo nicyo twita gushinga itorero. Ntabwo njye simbifata nk'inyungu y'Imana cyangwa igihombo cy'Imana, kuko icyaba igihombo ni ugusohoka akagwa. Noneho aho ntabifata nk'inyungu y'Imana, n'ubundi ni uko ukoze icyo wari usanzwe ukora. Burya n'ubundi nta gitangaza kiba kirimo, sibyo? Niba uvuye hano wari umukanishi ukajya gukanisha mu yindi ntara, ntabwo bisobanuye ko igihugu cyungutse umukanishi, n'ubundi wavuye mu ntara ujya mu yindi, sibyo? Imana rero n'ubundi naho utazavuga ngo nari none naje kuba, uracyari icyo wari uri cyo. Ahubwo ikibabaje nuko ya madini yasohotse, aho kugira ngo wa wundi washinze itorero, ikibabaje nuko ashaka abana bavuye mu migongo y'abandi, jya kubwiriza bamwe batagira ubarera. Nibura bari burera ubera Imana ikiraro cyo kubona babandi. Ariko twese twirirwa tuvuga ngo nari umukatolike none narakijijwe, naba nawe wagiraga padiri. Hari undi utagira umubwira iby'umwuka, ngo nasengeraga kwa pasiteri runaka none navuye tugaha Imana amashyi kuko twakwakiriye. Wowe wari uri mu mugongo, wenda nta gashuka kari kariho ariko impetso yari ifashe, sibyo? Hari utagira umuheka rero. Abo nibo dukwiriye kwinjiza, nabo bakabona ubureri. Naho gusohokaho nta munsi batasohotse, nta n'iririho na rimwe ritavuye mu rindi. None kuki uyu munsi aribwo usanga bimeze nka nuko aribwo umenya ubwenge bwo kubimenya, nibwo ugize ubwenge bwo kubyitaho. Burya utagira ngo ni bishya, ahubwo wowe nibwo uba ugize ubwenge bwo kubitekereza. Burya n'igihe utabitekerezaga byari bihari. None se iryo tuzi rikomeye mu Rwanda ni irihe? Mwagize ngo katolike se yo yaje imeze ite? Si imyemerere y'abaroma se yari ishingiye ku nkomoko n'imvano y'abayuda, abaroma bakishyiriraho ibyabo, ari nacyo cyatumye abafarisayo bakereya umutwe w'abafarisayo witwa abafarisayo, bisobanuye ngo ni abahunga ikibi. None se Anglikani yabayeho kubera iki? Batandukana Canterbury bava kuri katolike, yari ivuye ni imyemerere batari bahuje y'uburyo umwe yari agiye kuzana umugore, wenda siyo mateka tugiye kuzamo. Biranga, katolike iravuga ngo aba ntibakwiriye gushaka, Anglikani iravuga ngo twe turabibemerera, bahinduka Anglikani, abandi baba katolike baguma ari katolike. Abaporoso se baje bigenze bite? Bahakanye nyine, bahakanye imyemerere ya katolike bahinduka abaporoso, bamwe bavamo amashyanga atandukanye. Bamwe bitwa Adventedi, abategereje, bava kwa Mireri kuba Miriliste, ntaririho ritigumuye. None se ADPR ivutse kubera abasuwede bigumuye banga gupfa baza itsinda ryitwaga Betaniya rizana ubutumwa bwiza. None se za Methodiste zavutse kubera iki? Ntabwo Biranamu se yaziye iki? Nta na rimwe ritavuye mu rindi. Buri dini ryose ryavuye mu rindi. Ikibazo saho rikomoka, ahubwo ikibazo rirasengana. Na Islam ifite ibice byinshi, mwene data arabizi, nabo bava mu bandi. Ibi byahozeho, ahubwo nuko aribwo tugize ubwenge bwo kubibona. Hari umuvugabutumwa umwe turi kuganira ejo arangije tukibaza kuri aya matorero ari kuvuka, ndetse ari gukorerwamo ibintu bisa nkaho
bigayitse, sinzi uko nabivuga, cyangwa se biteye ubwoba, aho usanga abantu birirwa bigaragura mu nsengero, birirwa baruka, birirwa bagira bate, birirwa bambika abantu ubusa, barabatura hasi. Turi kwibaza ati se aba baje gukiza iki mu bwami bw'Imana? Kimwe muri byo, hari ababikora bakoreshejwe n'impano runaka tutari buze kwita ngo ziturukahe, kuko burya birashoboka ko n'umuntu ufite umwuka w'Imana yagusengera urimo abadayimoni ukigaragura hasi, kuko n'umwe Yesu yirukanyemo abadayimoni nawe yigaraguye hasi. Yabaye akibona Yesu yikubita hasi, aramubwira ngo duhuriye he mwana w'Imana ko njye ndi ingabo y'ikuzimu. Ahubwo igitangaje ni kimwe, ni uko abo baba babikora bakagira impano z'umwuka badafite ubwenge bw'umwuka. Rero ntabwo ni igisobanuro cy'uko ubutabyarwa n'umwuka, ubukoresha ya myuka yindi, kandi umwuka ntajya akoza isoni. Iki nkibabwira, umwuka ntakoze isoni. Tekereza uri gusengera umubyeyi ubyara runaka, sibyo runaka twubaha kandi abo kubahwa, akajya kumusengera akikubita hasi, akambara ubusa, akaruka mu bakwe n'abakazana. Ntabwo umwuka w'Imana ajya akoza isoni. Umwuka abonye bari bugusengere ku rwego wambara ubusa, umwuka ntakuzaho, agukiza batagusengeye. Nta kintu na kimwe umwuka ashobora gukora gikoze isoni. Biriya mubona byose by'urukozasoni ngo ni runaka wandoze, ntabwo ari umwuka, abo ni abadayimoni bari kuvuga. Ntabwo umwuka ashobora guteranya ukize n'usigaye ari umupfu, ntibibaho. Agusigamo imbabazi nyinshi zigutera kumubabarira. Usome Bibiliya, bose abagiye bapfa bishwe baravuze ngo bababarire kuko batazi icyo bagize bate bakora. Ariko noneho abo bari gukora ibyo bitangaza muri kuvuga ngo tumugire gute, tumwice, ngo yego, ngo faya, ngo napfe. Never. Asanzwe ari umupfu, ahubwo muzure. Ntabwo ari kumwuka akora rwose. Wenda ntabwo turi buze kuhatinda cyane, wenda tuzabifatira umwanya wabyo kugira ngo n'abantu bagende bakira cyangwa se bagende babuhoka kuri icyo kintu, banamenye n'icyerekezo bakwiye kujyamo. Reka nsoreze aha ngaha kino kiganiro. Urakoze, Yesu aguhe umugisha. Mbashimire cyane ko mwaduhaye umwanya tukaganira. Amen. Namwe mwakoze cyane. Kandi tuvuge ngo Pentecote nziza. Pentecote nziza. Yego. Amen. Amen. Reka dusoze muduha nimero za telefone, cyane ko wenda ku bantu badukurikiye, niyo ugiye ku ijwi ry'umukanguzi naho uzisangaho. Yego. Ubwo twa turi kubwira abantu bo kumpembura. Kumpembura. Ni 0782 722 682 Yesu abaha umugisha. Amen. Reka dusoze mu dusengera Imana kugira ngo ibihe by'umwuka byongere bibane natwe umunsi ku munsi. Imana ibaha umugisha. Reka nongere kubibutsa ko isengesho ryanjye ritabyutsa umwuka wo muri mwe, ariko impinduka zanyu. Impinduka zanyu ntabwo mba mbivuze ngo museke. Impinduka zo muri wowe zizana ibihe byiza by'Imana muri wowe. Niba ugambiriye guhinduka, isengesho ryanjye turafatikanya n'imihindukire yawe kuba urufatiro kuri Kristo. Yego. Mana Data twese uri mu ijuru, tugushimiye umuhamagaro mwiza waduhamagariye muri Kristo, ukatwimenyekanisha, ukaduha kumenya ubwiru bw'umusaraba arizo mbabazi zihoraho, kugira ngo uwaguye agacumura yongera kwizere yere kandi ukamweza pe. Turagushimiye. Bana n'abantu bo kumpemburo ku ijwi ry'umukanguzi, bene Data turi kumwe hano, abatwumvishe bose. Ijambo ryawe ribamo byose, ribamo gukiza, ribamo umugisha, ribamo ubugingo n'inkomezi. Turagushimiye. Twe tuvuze ngo ukorere aba bantu ibi, twabidevelopa mu buryo bungana n'imitekerereze yacu, ariko ubakorere bingana n'uko ushoboye gukora, bingana. Amen. Amen.